tumenye Bibiliya. Iki ni ikiganiro utegurirwa na Dr. Verenano Makigi ukakigezwaho na Trans World Radio. Soma kandi wige Bibiliya usobanukirwe ijambo ry'Imana. Uraho neza nshuti muvandimwe uteze amatwi ikiganiro tumenye Bibiliya. Amahoro y'Imana nabane nawe. Kaze muri iki kiganiro ugezwaho nanjye Parfait Ntamvutsa. Ubushize twibanze ku gisubizo cy'Imana cyasubizaga ikibazo cya mbere cy'umuhanuzi Habakuki. Yaribazaga ngo kuki Imana yirengagiza ibi bikorwa. Imana igasubiza iti oya sinirengagiza, ahubwo ndimo gutegura ishyanga rya Babuloni rizaza kumpanira Abayuda. Habakuki acyumva ibyo agira ikindi kibazo cyo kwibaza ukuntu Imana yakoresha ishyanga rikiranirwa kurusha Abayuda akaba ari ryo ribahana. Uyu munsi turakomeza kubona ibibazo Habakuki yakomeje kwibaza n'ibisubizo by'Imana. Icyo udafitiye igisubizo burya Imana ibigifite, kuko inzira zayo atari zo zacu, n'ibyo yibwira atari byo twibwira. Transworld Radio. Oh, Transworld Radio. Transworld Radio. Transworld Radio. Sambirana, 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 Usembera. Sambirana, 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 Usembera. Imana ihabwa icyubahiro. Urakoze kuguma hafi y'inyakiramajwi yawe wiyumvira ikiganiro tumenye Bibiliya. Turasoma muri Habakuki igice cya mbere ku murongo wa 12. Haravuga ngo mbese nturi ihoraho Uwiteka Mana yanjye, uwera wanjye, ntabwo tuzapfa. Uwiteka we wamutegetse gusohoza amateka, nawe rutare wamushyiriyeho guhana. Icyo nicyo kibazo kindi Habakuki yagize. Kwa Babuloni bari babi kurusha ab'Ubuyuda, kuki Imana aribo yahisemo ngo bahane ubwoko bw'Imana kandi baburusha ubugome. Ariko si ubwa mbere Imana hano yari igiye gukoresha ubwo buryo. Muri Yesaya ibice 10 ku murongo wa 5, Ashuri yiswe ingegene y'umujinya w'Imana. Mu yandi magambo, Imana yakoresheje Ashuri nk'umunyafu wo gukubita ubwami bwa Isirayeli bw'amajyaruguru. Nyuma y'uko Imana ikoresheje Ashuri mu gukubita Isirayeli y'amajyaruguru, yahaniye kandi Ashuri ibyaha yari yakoze. Aha naho turahabona ibintu bisa neza neza. Imana yari igiye gukoresha Babuloni, igihugu cy'abagome, ngo gihane Ubuyuda. Hanyuma kandi nyuma yo gukoreshwa mu kubahana, Imana ikongera nayo igahindukira igahana Babuloni. Nguko uko Imana ikora. Hanyuma rero ikibazo gihari ni iki? Nuko Imana yera ikoresha igihugu cy'abanyabyaha mu gusohoza umugambi wayo. Nawe gishobora kuba ari cyo kibazo wibaza. Ushobora kuba warabyumvise ndetse wenda ukabyumva biturutse mu b'imbere mu rusengero. Uribaza uti kuki ibihugu bikorerwamo ibyaha byinshi bigira gutya bigakoloniza cyangwa bigatsinda ibihugu bisenga Imana? Ariko niba ukunda gusoma ijambo ry'Imana, uzajya ubibona neza ko Imana ikoresha igihugu cy'abanyabyaha guhana igihugu kirusha gukora ibibi. Ni uburyo Imana igikoresha. Bibaho mu mateka kandi turabizi ahantu hatandukanye. Ukajya kubona ukabona nk'igihugu kibamo ibigirwamana kigaruriye igihugu gisenga Imana. Ibi abantu bake nibo babizi, nyamara n'uburyo Imana ikoresha henshi. Kutabimenya nabyo nta kindi kibitera, nuko abantu batakita kuri Bibiliya. Imana rero ntizakomeza kureka abantu bayo baretse Bibiliya, ahubwo izahagurutsa ishyanga rikora ibyaha ribahane bakanguke. Ariko naryo Imana izarihindukirane kuko idashyigikira ibyaha. Ese Imana yareka ibihugu gutyo bigakomeza gusenga ibigirwamana kandi yahannye abaretse ijambo ryayo gusa? Oya, ahubwo nabo Imana izabahana yihanukiriye ibihugu byibera mu bigirwamana, nubwo yaba yabikoresheje mu guhana abantu bayo. Ibi rero
nibyo Habakuki atumvaga. Ni gute Imana yera igakiranuka ikoresha abapagani mu guhana ubwoko bwayo? Reka noneho twumva amagambo ameze nko kwitotomba kwa Habakuki ngo mbese nturihoraho Uwiteka Mana yanjye, uwera wanjye. Ese Imana yaretse kubihoraho iteka ryose? Oya, ntabwo yabiretse, ahubwo ihoraho iteka ryose. Habakuki ati, Mana nturihoraho uwera wanjye. Aha Habakuki yariho abaza Imana ati, kuri uwera ni gute wakoresha Babuloni, kandi ko bizwi ko ari igihugu cyuzuye ibyaha n'ubugome? Ni gute wagikoresha mu kuduhana twege nk'ubwoko bwawe bw'Abayuda? Kandi ikindi nanone, Habakuki yakomezaga gushinja Babuloni ko ari igihugu cyigeze kugirira neza Ubuyuda ubwo umwami Hezekiya yari arwaye. Bohereje abambasaderi baraza abamurikira ubutunzi bwose bw'ubwami bwe. Urumva icyakurikiyeho? Abakarudaya bahise babona ubwo butunzi Ubuyuda bwari bufite, babona ko ari ngombwa ko batera ubwami bw'Ubuyuda. Ariko Habakuki ntiyumvaga neza ibyo ngibyo. Ntiyigeze atekereza ko Imana yakoresha Babuloni mu guhana Ubuyuda. Ntiyumvaga ukuntu Imana yakoresha ubwo buryo. Habakuki yakomeje avuga ati, ntabwo tuzapfa. Kuri icyo rwose yari afite ukuri. Ndetse ibyo bijyanye n'isezerano Imana yahaye Aburahamu na Isaka na Yakobo. Imana yahaye isezerano Mose, Yosuwa na Dawidi. Yahaye amasezerano abahanuzi babayeho mbere ya Habakuki. Ayo masezerano nta yandi, nuko ubwoko bwa Isirayeli butazashiraho. None hano Habakuki yaravuze ngo ntituzapfa. Aya ni amagambo meza, nyamara abantu benshi batekereza ko Imana iri kumwe n'ubwoko bwa Isirayeli. Ariko mu by'ukuri ntabwo Imana kano kanya iri kumwe n'ubwoko bwayo. Imana ifite umugambi w'iteka ryose kuri bo, nk'uko ufite ku itorero ryayo yahamagaye irivanye ahagati mu banyamahanga. Ubu rero abana bayo bashobora kuvuga bati ntituzapfa. Yesu Kristo yaje hano mu isi kudupfira, kandi yarabikoze, apfa mu cyimbo cyanjye no mu cyimbo cyawe. Yaravuze ngo nijye kuzuka n'ubugingo, kandi yazutse mu bapfuye. Mu Baroma ibice 4 ku murongo wa 25, Pawulo niyo yanditse aravuga ngo yitangiye ibicumuro byacu akazurirwa kugira ngo dutsindishirizwe. Yesu yabwiye babashiki ba Lazaro babiri bariraga, arababwira ati nijye kuzuka n'ubugingo, unyizera naho yaba yarapfuye azabaho. Rero Habakuki yaravuze ngo ntituzapfa. Yari mukuri rwose avuga atya, kuko nta wizera upfa. Ijambo ryavuze ngo uba muri jye akanyizera ntazapfa. Ese nshuti yanjye ibyo urabyemera? Wizera Kristo se? Aya ni amagambo y'ubutumwa bwiza, nibyo jye nawe dukwiye kwizera. Rwose birumvikana, umunsi umwe uzapfa mu buryo bw'umubiri, ariko se wowe ntiwaba warapfuye mu buryo bw'umwuka? Niba warapfuye mu buryo bw'umwuka, uzapfira mu byaha byawe, kandi uzaba upfuye urupfu rw'iteka ryose. Ni ukuvuga gutandukana n'Imana burundu cyangwa iteka ryose. Imana irera, bityo ntabwo izajyana ibyaha mu ijuru ryayo ryera. Icyakora yasezeranyije ko uzizera umwana wayo azahabwa ubugingo buhoraho. Imana iravuga iti, niwemera ko uri umunyabyaha kandi kudakwiriye agakiza, utanabona ikiguzi cyako, nzakaguhera ubuntu, kandi kubw'ubuntu bwanjye uzakizwa. Uzaba wakiriye ubugingo buhoraho. Ufite uwo mwana niwe ufite ubugingo buhoraho. Muvandimwe unkurikiye muri kano kanya, ese ufite uwo mwana? Niba umufite, ufite n'ubugingo buhoraho, kandi ntabwo uzapfa. Samirana usemerera wamamaza inkuru nziza. Samirana usemerera wamamaza inkuru nziza. Inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Samirana, Samirana, Samirana usemerera Imani hakicyubahiro. Samirana, Samirana, Samirana usemerera Imani hakicyubahiro. Samirana, Samirana, Samirana usemerera Imani hakicyubahiro. Samirana, Samirana,
Habakuki yabwiraga Imana ati ntabwo tuzapfa, yari mu nzira nyayo, ariko ntiyashoboraga gusobanukirwa, nk'uko benshi muri iki gihe n'ubundi batabyumva, ndetse barimo n'abayikorera. Jye nawe dufite amahirwe akomeye kuko dufite amateka tureberaho cyangwa twigiraho. Dushobora kwigira ku bya Habakuki cyangwa se ku yandi mateka yabanje mbere y'igihe cya Habakuki. Dutegereje ibyiza Imana izagirira ibihugu byinshi ndetse n'ubwoko bwayo bwa Isirayeli. Kandi nanone Imana muri kano kanya irakorana n'itorero ryayo mu isi. Imana ikora mu buryo butangaje. Yaravuze ngo inzira zayo ntabwo ari cyo kimwe n'inzira zacu, n'ibyo yibwira ntabwo ari cyo kimwe n'ibyo twibwira. Muri Yesaya ibice 55 ku murongo wa 8 n'uwa 9 haravuga ngo erega ibyo mwibwira si byo nibwira, kandi inzira zanyu si zimwe n'izanjye, niko Uwiteka avuga. Nk'uko ijuru risumba isi, niko inzira zanjye zisumba izanyu, n'ibyo nibwira bisumba ibyo mwibwira. Nshuti yanjye, ntibigutere ubwoba niba udatekereza nk'Imana, kuko rwose nturi Imana. Gusa ikibabaje ni uko abantu bishyira mu mwanya w'Imana bakagerageza gukorera agakiza ngo ahari bakagiramo uruhare. Bibwira ko imico yabo myiza n'imirimo yabo myiza yabahesha agakiza. Bibwira ko izaza ikababwira iti rwose wabaye umuntu mwiza witwara neza mu isi, nyamara rwose bari abanyabyaha mu isi, ari babi imbere y'Imana, nta n'imbaraga bafite. Nuramuka uje kwa Data uzakurikira inzira z'Imana, bitabaye ibyo ntabwo uzagerayo. Tugomba kumenya ibyo nshuti muvandimwe. Ibihugu byacu byuzuyemo abantu benshi, aho usanga abantu bigira beza ahubwo bagashinja abandi, ariko igikwiriye si icyo ngicyo. Ahubwo igikwiriye ni uko twakubita amavi yacu hasi imbere y'Imana, tukatura ibyaha byacu tutarebye kuri bagenzi bacu, ahubwo twihereyeho tugatakira Imana tukayitabaza. Ibyo nibyo bihe igihugu cy'Ubuyuda cyari kirimo mu minsi ya Habakuki. Habakuki yabwiye Imana ngo ntituzapfa. Twasomye kandi ngo Uwiteka we wamutegetse gusohoza amateka. Aha Habakuki yari hatunga agatoki Babuloni ati ni abantu babi cyane, twebwe turi abantu beza. Biratangaje cyane ukuntu tujya duhindura uko twabonaga ibintu. Urumva uburyo Habakuki yatakaga ngo Imana irebera ibibi mu bwoko bwayo. None kwabayeho kumva ngo Babuloni izakoreshwa mu guhana ubwoko bw'Imana, Habakuki yarabihinduye, aravuga ngo twe turi abantu beza. Tekereza nawe. Dr. Magi yatanze ubuhamya bw'ukuntu yagiye mu mahugurwa y'abamisiyoneri ajyanye n'ijambo ry'Imana. Ngo byaramunejeje kuko yagize umwanya wo gusengana n'Abahinde, bakajya bagira n'ibihe byiza byo kuganira ku ijambo ry'Imana. Ngo icyo gihe rero yize ukuntu umuntu ahindura imyumvire ku bintu mu kanya gato. Umupasitori umwe w'Umuhinde yaramubwiye ati Dr. Magi, mu minsi ya kera iyo Abahinde bivumbagatanyaga mu misozi bakica umuzungu byitwaga urugomo, ngo ariko iyo Abazungu bahagurukiraga umusozi utuyeho Abahinde bakahasenya byitwaga intsinzi. Sinzi niba mubyumva ukuntu igihe cyose abantu biyita abantu beza. Niyo kamere yica yuko twibona nk'abantu beza rwose, kabone nubwo twaba turimo gukora ibibi twumva ko ari twebwe beza. Imana yacu itubabarire. Twasomye kandi ngo nawe rutare wamushyiriyeho guhana. Mu yandi magambo hano Habakuki yaravuze ngo Mana ni ukuri si twe babi twakagombye guhanwa nabo. Ati ni ukuri, ahubwo ni twe wagakoresheje kubahana tukabakosora. Ngaho nawe nyumvira. None se ubu kano kanya Habakuki yari yibagiwe ukuntu yatangiye abwira Imana yuko yirengagiza ubugome bukorwa n'ubwoko bwe. Yatangiye ashinja Imana kwirengagiza ibibi byakorwaga n'ubwoko bwe bw'Abayuda. Ariko hano tubona ahindukiriye Imana ayibaza ngo ni gute waduhana gutya. Ese hano Habakuki twavuga ko yari yibagiwe ibyo yari yabaje Imana bwa mbere? Nshuti muvandimwe, mbere yuko dutandukana nakubwiye ko igisubizo cy'Imana cyasubizaga ikibazo cya mbere cy'umuhanuzi Habakuki. Yaribazaga ngo kuki Imana yirengagiza ibi bikorwa. Imana irasubiza iti oya sinirengagiza, ahubwo ndimo gutegura ishyanga rya Babuloni rizaza guhana Abayuda. Habakuki acyumva ibyo agira ikindi kibazo cyo kwibaza ukuntu Imana yakoresha ishyanga rikiranirwa kurusha Abayuda akaba ari ryo ikoresha. Habakuki yakomeje kwibaza icyo kibazo
kiramushobera. Uko ni nako natwe tumeze, kuko tubona bagenzi bacu ari babi, ariko tukibagirwa ko natwe ubwacu turi babi. Muri Habakuki igice cya mbere ku murongo wa 13, Bibiliya iravuga ngo, ufite amaso atunganye adakunda kureba ikibi, habe no kwitegereza ubugoryi. Kuki ureba abakora uburiganya ukihorera, igihe umunyabibi amira umuntu umurusha gukiranuka? Ngo ufite amaso atunganye adakunda kureba ikibi, habe no kwitegereza ubugoryi. Aya magambo ni amagambo y'ukuri rwose. Imana ni kwiri, ntiyita ku kibi no ku bugoryi bw'abantu. Niyo mpamvu burya ntawe uzajya mu ijuru afite ibyaha muri we. Tugomba kubanza kubabarirwa ibyaha byose twakoze. Twese dukeneye imbaraga z'amaraso yeza y'umwana w'intama w'Imana. Tugomba guhinduka mu miterere yacu, tugomba kuvuka ubwa kabiri. Ndetse na Nikodemo wari umuntu w'umunyedini cyane, yagombaga kuvuka ubwa kabiri akaba umuntu mushya. Idini ntirishobora guhanaguraho ibyaha, ahubwo amaraso ya Yesu niyo yoza ibyaha. Uwo niwe wapfuye ku munsi wa gatatu akazuka. Imana ntireba ku bibi, kandi nta na rimwe izabirebaho. Ntawe ushobora kwinjira mu bwami bw'ijuru keretse ibyaha bye bikuweho. Sinzi niba ubyumva hano. Iyo Imana ikubabariye, nuko igihano cyawe cyakuweho, cyishyuwe n'umwana wayo ari we Yesu Kristo. Imana ntigendera ku marangamutima nk'umuntu, ku buryo yananirwa gucira urubanza umuntu hano ku isi. Imana irera, ntizareba ku bibi. Ibyaha byawe bigomba kwaturwa, ukabona kubabarirwa, noneho ukabona kwemerwa imbere y'Imana. Twasomye kandi ngo, kuki ureba abakora uburiganya ukihorera? Hano Habakuki yaravuze ngo ntushobora kwizera abo bakarudaya, ni abanyabyaha bashayishije. Habakuki yari mukuri rwose ko bari abanyabyaha, ndavuga abakarudaya, ariko Imana yari igiye kubakoresha mu gusohoza umugambi wayo. Ibi bintu biteye ubwoba, ariko uramenye ntuzigere utekereza ko Imana itakoresha abanyabyaha basenga ibigirwamana mu guhana ubwoko bwayo. Hari igihe abanyaburayi bifatiye hasi isi yose, nyamara barakoraga ibyaha bikomeye, ugasanga Imana irabyemeye ko bibaho, kandi ko abanyaburayi bategeka isi. Ariko igihindukirana b'abagome nanone. Imana yigeze gukoza isoni Abanyamerika muri Vietnam, nyamara Abanyamerika barirataga, bakumva ko ari bo bakomeye cyane muri icyo gihe. N'andi mateka menshi arabyerekana, ndetse n'ibibera muri iyi si ya none witegereje wabibona. Kenshi dutinya uburyo ibinyoma byashyizwe imbere muri iki gihe, ariko ibyo ntibitera ubwoba Imana. Ibintu byose biri mu maboko yayo, isi yose iri mu bugenzuzi bwayo. Twasomye kandi ngo, kuki ureba abakora uburiganya ukihorera, igihe umunyabibi amira umuntu umurusha gukiranuka? Ahangaha ho Habakuki yaribeshye cyane, ntiyavuze ukuri. Nta muntu urusha uwundi gukiranuka, kuko nta n'umwe ukiranuka. Ahubwo yari kuvuga ngo umuntu arusha undi gukiranirwa. Ariko Imana ntiyavuze ko igiye guhana ihereye kuri ibyo. Ahubwo Imana yagombaga gukoresha Babuloni mu guhana ubwoko bwayo bw'Abayuda. Ibi birimo kutuganisha ku rindi somo ryiza rikunda kuvugwaho cyane ryo mu ijambo ry'Imana. Muri Habakuki igice cya mbere kuva ku murongo wa 14 kugera ku murongo wa 16, Bibiliya iravuga ngo, ugahwanya abantu n'amafi yo mu nyanja, nk'ibyikurura hasi bitagira umwami ubitegeka. Bose abazamuza ururobo, akabafatisha mu muraka we, akabakoranyiriza mu rushundura rwe. Nicyo gituma anezerwa kandi akishima. Nicyo gituma atambirira urushundura rwe, akosereza imibavu umuraka we, kuko ari byo bitera umugabane we kuba mwinshi, ibyo kurya bye bigatubuka. Ngo ugahwanya abantu n'amafi yo mu nyanja, nk'ibyikurura hasi bitagira umwami ubitegeka. Ibi byari byerekeje ku buryo ab'i Babuloni bafataga abanzi babo, babafata nk'amafi yo mu nyanja, cyangwa nk'ibyikurura hasi bidafite agaciro. Ururobo, umuraka n'urushundura byerekana ingabo n'intwaro byakoreshwaga n'igisirikare cya Babuloni. Mu buryo bwo kuvuga, Imana yakoresheje imvugo ishushanya, ivuga ibyo kuroba amafi, ariko ifata amafi kugira ngo izirengere atari ukuzica. Wibuke ko Umwami Yesu yavuganye na bamwe mu bigishwa be
bari abarobyi, ati mwarobaga amafi, ni byiza, ariko ubu noneho ngiye kubagira abarobyi b'abantu. Ibyo wabisoma muri Matayo ibice 4 ku murongo wa 19. Nshuti yanjye, ikintu gikomeye hano mu isi ni ukuba umurobyi. Tugomba kuroba abantu muri iki gihe. Twasomye kandi ngo nicyo gituma atambirira urushundura rwe, akosereza imibavu umuraka we. I Babuloni bari abapagani badaha agaciro Imana nzima kandi ihoraho ku bijyanye no gutsinda kwabo. Bumvaga ari imbaraga zabo zibahesha intsinzi mu ntambara barwanaga. Dufite abantu benshi bajya bahirwa n'imirimo bakora, bakavuga ko ari uko abakozi b'Imana babahesheje umugisha. Ibyo rwose ntacyo bivuze. Icyo ugomba kumenya ugashyira mu bitekerezo byawe, Imana ni nziza kandi nayo iguha ibyo utunze byose. Muri Habakuki igice cya mbere ku murongo wa 17 aravuga ngo, mbese yakunkumura urushundura rwe akareka guhora yica amahanga. Hano Habakuki yari habaza Imana ngo, ese koko uzakomeza kureka babaho no mu gihe kizaza bica abantu bakiyongeza abandi? Imana yasubije Habakuki ngo, oya, ahubwo nzohereza abayuda mu bunyage i Babuloni nk'iteka mbaciriyeho kubera ibyaha byabo, hanyuma nyuma yaho nzahana Babuloni. Ese urabyumva muvandimwe unkurikiye? Muri iki gihe Babuloni yahindutse umuyonga kuko yarasenyutse cyane. Ibyo bikaba byerekana ko Imana ihana abanyabyaha. Reka duse n'abahindura mu Kinyarwanda cyo muri iki gihe amagambo ya Habakuki. Habakuki asa n'uwabajije Imana ngo, kuki Imana yicecekera ku bibi bikorwa mu isi? Irabyemera kuko yihangana birenze urugero. Ntiyifuza ko hari uwarimbuka, ari nayo mpamvu yatanze umwana wayo ku musaraba kugira ngo hatagira urimbuka. Ibi yabikoze ku kuza kwa mbere kwa Yesu Kristo. Ikibazo cya kabiri cya Habakuki cyagiraga kiti, kuki Imana idahana abagome? Igisubizo cy'Imana kikaba ko Imana izagisubiza ku kuza kwa kabiri kwa Kristo, kuko ari cyo gihe izahana abanyabyaha. Icyo tugomba kumenya muri iki gihe ni ugutegereza ibisubizo by'Imana mu gihe cyabyo. Kristo yaje bwa mbere kwambara ikamba ry'amahwa no gupfira ku musaraba. Ku nshuro ya kabiri azaza yambaye ikamba ry'icyubahiro, kandi azaba afite inkoni azaragiza amahanga. Mu gushyira mu bikorwa kw'ibi k'umuntu ku giti cye, turabaza iki kibazo: kubera iki Imana yemera ko ibi byago bibaho? Sinzi ikibazo wowe unkurikiye watanga, ariko Imana ifite igisubizo cy'icyo kibazo. Mu kumvikanisha neza igisubizo cy'Imana, Dr. Vernon McGee yatanze ubuhamya ati, mu myaka myinshi ishize nabaga i Siloamu muri Arkansas hafi ya Oklahoma. Papa wanjye niho yashyinguwe ubwo yari amaze kwitaba Imana azize impanuka. Ubwo umuhango wo gushyingura wari urangiye dutashye, naje kugaruka ako kanya, nicara ku gituro cya data ndarira cyane. Ndavuga nti, Mana, kuki wemeye ko papa apfa? Kuki umutwaye? Igihe cyatambutse ni kinini, ariko uyu munsi wa none mfite igisubizo cy'ibyo nibazaga. Ubu nzi ko bwari uburyo bw'Imana bwo gutegura umuhungu muto utari kuzakorera Imana na rimwe, none ubu akaba yikorera. Dr. Vernon McGee akomeza agira ati, ubwo nari muto tuba Oklahoma, twabaga mu gace kabamo inkuba n'imirabyo byinshi cyane. Mu ijoro papa yaramfataga nkarira, mubaza ngo tugiye hehe. Akamanura ahantu habaga hijimye, atari heza na gato. Mu gitondo nabyukaga andinze neza, andi hafi, ndamahoro nta kibazo nagize. Mu gihe cyose nabaga ndira ndi umwana muto, papa ntiyigeze ansobanurira iby'inkuba n'imirabyo n'imiyaga ikomeye byatumaga ndira, ahubwo yarandindaga gusa singira icyomba akamba hafi. Ubwo yaramaze gupfa, nize byinshi byo kwisunga data wo mu ijuru. Hari ibihe yankoreraga ibintu byinshi atansobanuriye. Vernon McGee akomeza ubuhamya bwe agira ati, Imana yatwaye umwana wanjye w'imfura, maze antera ikibazo cyo kwibaza ngo, niki ushaka kunyigisha wa Mana we? N'ubu ndacyabyibazaho, ariko n'ubundi nta gisubizo. Ariko ndabizi ko Imana y'ubwayo ifite igisubizo. Umunsi umwe izakimbwira. Icyo nakora uyu munsi ni ukuyizera gusa. Ubwo bwari ubuhamya bwa Dr. Vernon McGee. Nshuti muvandimwe, hariho byinshi bitubaho tukabiburira igisubizo, ariko icyo Imana igusaba ari nacyo nanjye nsaba,
ni ukuyizera gusa, nta kindi. Transworld Radio. Oh, Transworld Radio. Transworld Radio. Transworld Radio. Sambirana, 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 Usemera. Sambirana, 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 Usemera. Imani happy cyubahiro. Urakoze kuguma hafi y'inyakiramajwi yawe wiyumvira ikiganiro tumenye Bibiliya. Mu gusoza ndakugezaho incamake y'ibyo twaganiriyeho uyu munsi. Muvandimwe twabanye uyu munsi, twabonye ko Habakuki atiyumvisha gukunda Imana yera kandi kiranuka, ishobora kwemera ikarebera abakora uburiganya, ikihorera igihe umunyabibi, umunyamakosa amira umuntu umurusha gukiranuka. Ariko twebwe twabonye ko Imana ikora mu buryo butangaje. Imana yaravuze ngo inzira zayo sicyo kimwe n'izacu, n'ibyo yibwira sicyo kimwe n'ibyo twibwira. Ibyo umuntu adafitiye igisubizo byose, Imana yo ifite ibyo bisubizo. Icyo dusabwa no kwizera Imana gusa. Reka dusenge. Data wa twese uri mu ijuru, tugushimiye ijambo ryawe rikomeje kuduhishurira iby'umugambi wawe. Komeza kurondora imitima yacu, utugirire neza, uha imitima yacu kwemera guca bugufi, kugira ngo idakomeza kunangirira mu bibi, ahubwo yemere guca bugufi, kugira ngo tubashe gusingira ubugingo buhoraho, twizera umwami wacu Yesu Kristo wadupfiriye. Urakoze ko ukomeje kutugirira neza, kubwa Yesu Kristo umwami wacu mbisabye nizeye. Amen. Ndagushimiye inshuti wabanye nanjye mu kiganiro cy'uyu munsi. Ubutaha ni ingaruka, tuzaganira ku bikorwa by'umuhanuzi Habakuki no kwihangana kwe ubwo yari agitegereje ibisubizo by'Uwiteka. Amahoro n'umugisha biva ku Mana Data n'umwana wayo Yesu Kristo n'umwuka wera bibane nawe. Icyo cyari ikiganiro tumenye Bibiliya. Nimba wifuza kugira ikibazo, kudutera inkunga cyangwa kuduha ubuhamya, ushobora guhamagara cyangwa kohereza ubutumwa bugufiya kuri telefoni igendanwa. Inomero ni 07 81 27 90 18. Ushobora kandi kutwandikira kuri page yacu ya Facebook yitwa Tumenye Bibiliya, cyangwa kuri WhatsApp. Inomero ni 07 81 27 90 18. Cyangwa kuri email yitwa umucyofm@yahoo.fr. Iki kiganiro kandi ushobora kutumva ku rubuga rwacu rwa interineti ari rwo wa#tab.tawr.org. Kanda handitse ijambo ry'icyongereza rivuga ngo languages, maze uhitemo ururimi rw'Ikinyarwanda.